akuzanye mu nijoro iwawe wa mukobwa urabona yuko yasinziriye yasizweyo rwose. Aho ngaho isike haboneka wa mugabo urabona yuko aje asa nkaho ameze nk'umupfumu, avuga ati eka ni kagakobwa, ati ndi kagakobwa kaje kamenyera amarangamutima yanjye kakancareginga kagatuma mbasha gutakazwa n'icyizere n'Imana zanjye. Araseka none ngo karasinziriye, ati kumva rero kaguwe neza, ati ndaje nkwereka imbaraga nyinshi, ati ndaje nkwereke yuko muri rino joro ari njyewe nawe. Nta soni wowe uraza kuncareginga, uraza kujya shefu w'umujyi, ndaje nkwereke imbaraga muri rino joro, ndaje nkwereke yuko nta hantu mpuriye nawe, turebe izo mana zawe usenga. Umugabo yahise akaza aramurunguruka neza arebe koko niba koko yasinze, yahise kamukubita ibintu byerekeranye n'imyuka mibi, haboneka imbaraga zikingiriza uwo mukobwa z'Imana. Arongera amukubitaho nanone za mbaraga zikomeza zikingiriza uwo mukobwa. Mu gihe kiri gukomeza kureba hahise ko haboneka marayika araje mbaye ikaze mu gafilimi kacu gasa. Agafilimi kacu tugatangira hano hantu ubona ari umugabo uhagaze ku nzira nyabagendwa afite ibintu mu ntoki turi kwasobanukirwa ari ibiki, ubona asa nkaho arimo gusenga. Hano urabona yuko hari ku nzira nyabagendwa, akimara gusenga arakebaguza areba hirya no hino abona nta muntu umureba, atereka bya bintu aho ngaho abitereka hasi. Ubona neza yuko ari amagi abiri asa nkaho asasiwe n'ibintu by'umuhondo ari mu kantu kameze nk'ibumba. Amaze gukora umurimo wiwe aragenda. Hano hino hari umukobwa abonaga yuko yishwe n'izuba rwose, izuba ryabaye hatari, atambutse abona bya bintu ku nzira, aravuga ngo ibi bintu ni ibiki? Ati abantu bakwiriye guhagarika gushyira ibitambo byanduye hano hantu. Ati ngo ariko abantu mu kino kinyejana cya 21 babaye iki? Basuzugura Imana bene kano kageni, ntibazi yuko ibi bintu batera hano binanatera n'umwuka mubi mu baturage. Yafashe ishashi aravuga ati ngo n'ikindi gihe ntibazagira ikintu uzongera kubona aha hantu, abantu bakwiriye guhagarika gushyira ibitambo byanduye hano basuzugura Imana yaremye ijuru n'isi. Yafashe bya bintu arangije arabimena. Ukurikiye neza nshuti yanjye urebe ko imbaraga z'Imana ziruta imbaraga za Satani kure, nubwo tugira ubwoba bwo busa. Akimara kubimana ahindukiye abona wa mugabo aranja avuga ati mwiriwe neza. Aramubwira ati tukoze n'ikizira. Aramubwira ati mukobwa mutoya, ati ibiryo by'Imana zanjye nari nasize hano, ati igitambo cyanjye natambye hano nagitekeye Imana zanjye, ati icyo nari nasize hano nicyo jugunya hano hirya. Aravuga mu ndimi avuga ati ibintu ukoze sinzi ari ibiki, ati ihangane, ati ntabwo byari bikwiriye kuza gutamba ibitambo hano mugabo, ati ahantu hose umuntu wese utambutse abona, ati kubera iki musuzugura Imana, ati rego umuntu wese arabibona, ati nta kutwebwe tuba dushaka yuko muza gutambira ibitambo no bitera n'imyuka mibi. Ati ariko umukobwa mutoya urabifasha urabijugunya, uranzi koko urabijugunye hirya. Ati nta kuntu nzi kuri uyu mubumbe n'uyu mudugudu ningiye muntu w'umushefu ukomeye kurenza abandi mu byerekeranye n'imbaraga, none ufashe ibiryo byanjye urabijugunye, ubijugunye aho ngaho kw'iyo nzira. Ati ntabwo nsobanukiwe. Avuga muri cya filime nanone aranja avuga ati niyo waba ufite amasengesho ameze gute, njye nakwica nkica n'umuryango wawe wose. Ati nakwica mukobwa mutoya, nakwangiriza. Ati urafata ibiryo byanjye by'Imana zanjye ukabijugunya ukabishyira kure. Wabanje muti ndakubase, ariko nta kuntu byari bikwiriye kuza gufata ibiryo by'izo Mana zawe kuvuga icyo gitambo cyawe gitereke hano hantu. Ati ahantu hose abantu bagenda babona koko kwere. Ati nta soni, nta kuntu bikwiriye. Ati ubashaka kugaragaza iki? Ibyo bituma Imana yacu mu ijuru isuzugurwa. Nta kuntu izo Mana zabo zazikwiriye kuza kwira hano hantu. Hano haje umumama araje avuga ati mwana wanjye, ati niki kiri gutuma utungana uyu muntu? Ati uyu mugabo twese tuzi neza yuko ari wo mugabo uteye ubwoba hano mwiyikaritsiye. Ati rero urwana wifashe, njyewe ndigendeye, nta kuntu wari kwiriye gutungana nawe. Aragenda uwo mugabo akamuti mubwire neza, ati musobanurire. Aho mugabo kamubwira ati rero, ati wowe babashije gukina nanjye, ati tegereza nijoro, ati uraza kureba, ati dupinge ubuze kuza kureba, utegereza nijoro uza kureba ibiri buze kukubaho wowe n'umuryango wawe, ntabwo nsobanukiwe. Avuga muri cya kirimo arangije arigendera.
umukobwa waje amuti ngo ntukantire ubwoba, ati Imana yacu irakomeye, nta kuntu wari kure kuza gushya bino bintu ahangaha, ati rero uraza unyikangisha rero ibintu nk'ibyo ngibyo, ati reka nta kuntu njye nari inyama y'ubwoba. Umukobwa wanje arigendera. Barakwereka rero bakuzanye nijoro, urabona yuko bwije, bakuzanye mu nijoro iwawe wa mukobwa, urabona yuko yasinziriye, yasizweyo rwose. Aho ngaho isike haboneka wa mugabo urabona yuko aje asa nkaho ameze nk'umupfumu, avuga ati eka ndika gakobwa, ati ndika gakobwa kaje kamenyera amarangamutima yanjye, kakancalenjinga, kagatuma mbasha gutakazwa n'icyizere n'Imana zanjye. Araseka none ngo karasinziriye, ati kumva rero kaguwe neza, ati ndaje nkwereka imbaraga nyinshi, ati ndaje nkwereke yuko muri rino joro ari njyewe nawe. Nta soni wowe uraza kuncalenjinga, uraza kujya shefu w'umujyi, ndaje nkwereke imbaraga muri rino joro, ndaje nkwereke yuko nta hantu mpuriye nawe, turebe izo mana zawe usenga. Umugabo yahise akaza aramurunguruka neza arebe koko niba koko yahise kamukubita ibintu byerekeranye n'imyuka mibi, haboneka imbaraga zikingiriza uwo mukobwa z'Imana. Arongera amukubitaho nanone za mbaraga zikomeza zikingiriza uwo mukobwa. Mu gihe kiri gukomeza kureba, hahise ko haboneka marayika araje amubwira ati ngo ntabwo ukwiriye gukora ku mukobwa wanjye, kubera ko urugamba yari afite yarutsinze ubwaje kugira ngo bya bintu byawe, ati intsinzi yanjye nayimuhaye. Ati hashize imyaka irenga 2000 maze kumubambirwa ku musaraba i Gologota i Karuvare. Ati nta bubasha umufiteho rero, kuva cyagiye intsinzi yarayicuye. Wa mudemo namubwira ati uyu mukobwa asinziriye gutya se niwe wabasha guhangana nanjye? Marayika arangije amubwira ati ngo ibyo bitotsi uko asinziriye ninjye nabimuhaye gusinzira, kubera yuko nta bubasha wowe ubwawe umufiteho, ninjye namuhaye kugira izo nzozi nziza. Ati rero kubw'ibyo ukwiriye kubaha uko kuba yiruhukiye asinziriye neza, ukwiye kubyubaha. Aramubwira ati ngo nubwo ntamufatishije kino gihe, ikindi gihe nzamufatisha, ati kandi uko nguko nukure. Marayika aramubwira ati imbaraga zanjye zirihagije, n'ubutaha nzamurinda, ati kandi nuramuko umukozeho ukamurwanya ninjye uzaba urwanyije. Wamureza avuga ati hoya ntako nakurwanya wowe sinagushobora, ati ahubwo kubw'ibyo ngiye kuguhereza igihano kuko wavogereye umwana wanjye. Ati mbabarira rwose nuko, ati funga umunwa, wakoze ikosa ryo kuvogera umwana wanjye, wakoze ikosa ryo kumuvogera mu bitotsi kubwo yari yatsinze intambara yo kujugunya. Ati pfukama vuba, ati hita gukora amafunzo vuba, kora amafunzo. Umurozi atangira gukora amafunzo yakoreshejwe na marayika. Araje akamubwira ati ngo mbabarira, umurozi akavuga ati mbabarira baba, ati mbabarira, wumva yuko gusaba imbabazi. Marayika akamubwira ati komeza ukore kuko wacinishije umwana wanjye umuvogera mu nzozi. Ati hita gufata kino kintu vuba, genda unanamuhungize agubwe neza mu ijoro, genda umuhungize yumve akayaga, umuhungize yumve yuko ameze neza kubw'ibitotsi byiwe. Umurozi akomeza amuhungiza. Marayika aramubwira ati gira vuba, umuhungize vuba agubwe neza yumve akayaga, kuko ndamuhagarariye. Nawe wumve inshuti yanjye ukuntu abamarayika batugota nijoro, ukuntu amaboko y'Imana baturinze. Barakwereka bwarakeye, hano haboneka wa mugabo bwakeye ari mu gitondo, ubona ko ari mu gitondo arimo aganira n'abagabo bagenzi biwe. Hatambuka umukobwa, ubona yuko ni wa mukobwa yari yasinziriye cya gihe, aratambuka arabasuhuza nk'ibisa ati mwaramutse. Wa mugabo wanje avuga ati ngo aka gakobwa mubonye gatambutse hano, ati kegeze gunkinishiriza amarangamutima yanjye nkanjye shefu wa hano hose, karankinisha kamena ibitambo byanjye, ngize ngo ngatere nijoro. Ati mu cyumba cyako ngezeyo mpasanga umuriro uteye ubwoba, mpasanga ubushyuhe buramfata, mpasanga umumarayika ni akarwanirira, arimo akarwaniriye intambara. Numuzajya mubona abantu bagenda gutya nubuka mupfa kubibeshyaho, ni uko nguko kitereye da. Ati naragize gutya, ati bankoresha siporo, ati rero muzajye murimenya uburyo mutwara ibintu byanyu. Ahita akagenda. Ndakeka agafilimi kacu aranga karangiriye inshuti yanjye, nizere yuko wigiyemo isomo rikomeye cyane ry'uburyo Imana ikurwanira intambara mu gihe nawe wayirwaniye ishyaka. Uyu mukobwa iyo ataza gufata iki gitambo yasanze kunze kijugunye
cyangwa se agite kure, nta kuntu marayika yakakwiye kumurwanira cyangwa se kumurinda. Rero kuba yaragifasha akakijugunya akanga yuko ibigirwamana bikomeza guhabwa intebe hejuru y'Imana yacu, niyo byatumye Imana imurinda na rya joro, ituma Imana imubasha kumugira neza. Rero nshuti yanjye, rero ukwiriye kurwanira Imana ishyaka, kuko nayo izajya igenda ikurinda, ikurwanira ishyaka aho ubona nawe bitari ngombwa, aho uzaba wasinziriye, aho wahuye n'ibindi bibazo bitandukanye. Ndabashimiye cyane rero mwebwe mwakanze kuri iyi video mukayibona. Imana ibahereze umugisha, muyisangize n'inshuti zanyu. Njye mwamwe kumwe nitwa Eric niyo kwizerwa. Imana ibahereze umugisha mwinshi cyane.